umuntu mbwiye ngo shangu ngo mu kiganiro cyangwa uri mwiza numvaga bimbabaje. Urabizi kuri mwiza se? Yeah, ndabizi. Ni igice kihe bakunda kukubwira ko ari kiza kuri wowe? Amaso. Wowe icyo ukunda cyane ni ikihe kurenza ibindi byose? Ya visage yanjye muri rusange. Ni ikihe udakunda cyane ubwira Imana ati iki kintu Imana kuki utigeze ukirema gutya? Ibicece. Ni cyo umugabo yagukorera ukavuga uti akani wabo kandi wabo. Akoreye bango na divorce. Jewe ankoza wari mwe gusa. Ngo nahita ngenda. Agukubise. Ankubise. Yeah. Ariko uyu munsi ndabaye nti ankubise naye namwishyura. Mwe tukareba. Ayishwa. Gwiki? Ayishwa. Tera ntago ndwana. Ako nanjye ntunkoreho. Ni iki kidasanzwe navuga ngo wigiye muri année blanche. Wa mwaka nyine nibwo bwa mbere nagiye gutegereje amanota. Nibwo bwa mbere nagiye mu kabyiniro. Urumva ako muri année blanche nibwo namenye neza boîte kunywa hangover. Urumva gukundana n'umusore reka akagusohokana nyine urumva feelings zikazamo ntagiye kuzigurira rero urabyumva nawe. Ubwari ubwana nyine urumva like ari umuntu ushaka kuvuta imishe ku cyavuga ko nk'inzoga ati ni umusinzi. Umuntu utekereza gutyo umubwira iki? Ikaze mu kiganiro inkuru yanjye mumezemte muri kureba isura hangaha nziza cyane. Jora winsetsa kuri kamera zacu za inkuru yanjye. Bishumeze ute? Jora umeze neza? Ntamira neza. Naye meze neza. Gusa neza byatarize. Merci beaucoup. Ninde wagufashije kwitaho gutyo? Ni jewe nyine. Wowe wenyine? Ukikora makiyaje? Okay. Ubigenza gute rero? I know. Ndabikunda. Kuba ukiri muto wakundaga ubwiza gutyo? Kuba mwiza, kwimakiya? Ya nibuka ko narifite n'udupupe najyaga nsiga ingwa ndasiga iki. Kabisa. Ibintu bya kera nkaya niba rusha lèvre ya mama. Ngagenda nkiyi. Na ukisi wakwira muri miriwari. Ukora ni bonsa. Cyane ariko nyuma hazamo akantu ko kumuhungu kwera na musaza wanjye numva dukurikirana. Sha tukaya dushondana tugira gute iby'ubukobwa biba bigiye ku ruhande gato. Abakobwa benshi ako kantu bakanyuzemo. Nyiri ko gushaka kwigira umukobwa ukuntu umusore, kuri iki? Tabizi se ngira ngo nibyo bindi urabizi twakundi twayadukina muri quartier tukagina mu gikundi cy'abantu ubundi ugasanga nyine ntago uramenya neza ngo se uri umukobwa koko cyangwa uri umuhungu ukitwara nyine mwese mukitwara kimwe hatarazama ko kantu ko kumva uri umukobwa kwa harimo nahita bakomerezaho ugasanga akomeje kuba umugore ariko w'umuhungu haraba nka mukuru wanjye we umva ntumubaze nabyo kwibakiya umva rimwe na rimwe ubundi ntago bimubamo cyane. Gusa ni byiza cyane urasa neza. Tutangiye gutyo tutayikubwiye byaba arimo harimo agashyari kandi nakarimo. Reka tuvuge ko turi muri Sunday Park ni jardin nziza cyane iri hano mu mujyi wa Kigali ku bantu bifuza kwifotoza, abantu bifuza kuhatemberera, ku bantu bifuza kuba bakora ibirori bitandukanye anniversaire misho hano uzahazana abantu kabisa. Hano mbona umuntu yakora nk'aga picnic kabisa. Nushaka no gutembera wenyine ushaka igihe cyitwa ngo icyanjye uzazi hano. Ushaka gusoma nk'igitabo kwitekerezaho bahita ngo me time. Nukuri igihe cyanjye biba bikenewe kabisa. Ni muri Sunday Park. Ikindi ku bantu bifuza kugura hanze y'u Rwanda by'umweko nka rinete nziza cyane nk'izi Michelle yambaye. Why? Ufite icyo kibazo? Mukomeze. Ndiko ko. Amaherena nk'aya ngaya abantu mwifuza gutumiza umwambaro nk'inguyu ariko iyo saha yerekana. Dore. Isaha impeta nk'izi ngizi mujye kwigurira by'umweko babafashe kugura by'umweko kuri Amazon, Alibaba, AliExpress. Ku bantu mwifuza guhahira hanze y'u Rwanda biba byoroshye cyane muciye kuri iguriro muduhamagare. Ibintu byaroroshye. Mudahamagaye kuri 07 81 81 61 80 ubundi tubashe kubazanira byose mwifuza ibyo byose. Ushaka no kuba
kwandikira kuri WhatsApp, iyo nimero iri kuri WhatsApp. Nanone ushaka ko wajya kuri app yacu yitwa Iguriro Shopping, cyangwa kuri website ni e2guriro.com. ngaye nguko tugaruke neza mu kiganiro na Michelle Iradukunda. Irati Michelle, mbwira nagace utagibagirwa mu bwana bwawe, buri munsi utekereza shokora gakosa shoko utuntu wakoraga uri umwana muto utajya wibagirwa? Ni byinshi ntakwibagirwa, ariko nari umwana ubundi witonda ugereranyije nabo twuvukana. Nari umwana utazerera. Sure. Nukuri nagumaga mu rugo ndaho ngaho nyine, ubwo muri twa dupupe ndakubwiraga nkaduheka mbese nkatwonsa ntabefite mbese nyine nabaga ndi muri ibyo, ubundi nkaba ndi hafi n'umukozi ndebe ukuntu ateka. Nakuze ndi wa mwana nyine ubudashaka gusohoka cyane, ariko nyine gahoro gahoro nyine urumva na grand sœur wanjye we umva yabaga yari munsi y'urugo aho ngaho. Hari abantu ngira ngo uranabazi barita na Hayisa, twari duturanye gutyo urugo ku rundi, twarashyizemo rero icyanzu gutya. Umva akaba yagiye kera tukajya kumubona ruko saa sita zigeze tugiye kurya. Ngewe rero ugasanga ndi ndaho ngaho tu. Bivuze mu bwana bwe waritondaga. Ikintu cyo ntakwibagirwa nuko hari igihe najyaga ndwana, ntumbone gutyo nyine ndi kalmos. Mbona somehow mfite akantu kameze nk'amahane rimwe na rimwe. Nkarwana mu rugo apana ku ishuri wapi byari kizira, ariko mu rugo umva babyumva nawe nkabanesha kandi. Oya wakunda kurwana n'abakobwa n'abahungu? N'abakobwa abahungu ntabwo byari abakobwa, kandi cyane mukuru wanjye niwe twarwanaga cyane kuko turakurikirana, urumva nawe urabyumva abantu mukurikirana. niko turamusuhuje. Ndamusuhuje. Mbwira hari ukuntu muri primaire abahungu bakunda kwiyenza cyane ku bakobwa, ugasanga umukobwa ari umukobwa utajya uvugirwamo n'abahungu. Wowe iki kintu ntabwo cyakubagaho ugasanga abahungu barakwendereza? Nanjye naramutinyaga. Jera umunsi umwe nicaranaga na chef de classe. No mwarimu ndagiye hanze ati ningaruka unyereke list y'abasakuje. Sawa. Ubwo agiye hanze ubwo naye nicaye hafa turasakuza ariko giye ko nari mfite target. Jera naritonze kandi we nabaga ndi mu bambere banditse ku list ubundi mu gusakuza. Umva ndikanuma cyane. Ubwo mwarimu aragaruka ati ubwo kandi chef yanditse. Mwarimu ati list ndati ntayihari ntawashakuje. Monsieur non il y a le papier ici. Bitangiye nafata urupapuro ndarutanga. Yewe karozi ibyo byabaye kuri list ari uwo mukobwa. Kanyagira ngo ariko kugira ndabone ni dutasa sita abo ndi bugere mu rugo. Uziko koko bamfashe reka cyari gikundi cya nyine abari bari kuri iyo list bose. Igikundi cy'abakobwa n'abahungu barimo n'abahungu kugira ngo tubyumve neza. Bivuze ngo chef de classe yari yanditse abantu bose basakuje yanga kubatanga. Ngenda batanga ati monsieur arabeshya yabanditse bahari. Iyo mbyibutse ndabarekomishe undi wari mu iki kwe. Ubize wari kakana karigana se? Ntago nyine urumva ntago ubundi ntago nareganaga cyane, ariko hari igihe nk'ubu mu rugo kwa mama marigenda yitaga mbwira nka mamani mama Nicole yagize ibintu ikana kagize. Ese ntumveze hari ukuntu mama yabwiye ngo nakuze ngo ndi spontane like nahisha mvugisha ukuri mvugira hejuru, ariko ngo uyu munsi nyine arandakati Michelle w'umwana disi njya mukumbura nyine ngo mbacecetse ndaho ngaho. Cyakoze Imana ishimwe kutakoze gutyo. Uyu munsi ntabwo tuba tukivugana. Neko ndi umusazi. Uri wa muntu uregana? Uregana? Jera we ntabwo wigeze uregana. Sha wapi? Nuko iki kintu cyo ntiyibukaho. Nakoze udukosa twishe ku kintu cyitwa kwegana. Gusa ahubwo nashinjaga abandi ibibazo ibyaha nakoze. Kuko nabaga nzi kwenda bataza kubakwita nko kugiye bankubita, ngahita mvuga ni runaka wabikoze. Ngahita mimbrenda nka mukuru wanjye. Ukabura mureze. Ndamureze. Yera ahubwo amafuti yanjye usanga akenshi ari Nicole ukubitwa. Kore buri yari utuntu twinshi yagiye andefandamo. Akajya ugasanga nk'ubu nakubise petit frère wanjye Clement. Baza bagasanga wenda hano hari agashyundu bati byagenze bite, bati Nicole agahita bati ni jewe, ubwo bakamukubita. Ngenda aho ngaho mangamanga.
wavukanye ariko neza umva cyane. nahitaga nanjye musaba imbabazi kubera nabona ukuntu bamuhannye ari igihe wakoze iyo gafe nyine bikambabaza. Nose icyo gihe mu bwana bwawe hari ukuntu nyine aho ngo n'abakobwa haba arimo utuntu two guteretana kugira gute wiga twemeye iki kintu we ntabwo wigeze ukigira. Bya byo kuregana wavugaga nyine urumva baranyitazaga nabo nyine tudakora amafuti Michel ari hano wegenda ari umunsi umwe ndabyibuka ubwo bivuga Michel Jera bana ari shuri ekoro tono murahabona ndahabona kwita voilà hari ahantu gutya habaga inyuma y'ishuri wasangaga ari ikintu cy'igisambu kiri aho nyine noneho abakobwa twiganaga bagera nko kuri 5 barifata gutya nanjye bwo manyuze gutya nigendera pa accident muri recreation gutyo basanga bicaye gutya mu kintu bagize akantu kameze nk'akaziga bongorera n'abagira gutya nanjye ndahanyura nyine narumva nanjye nkajya ndeba gutya nkajya ndunguruka cyabuze barimo berekana amakariso juste amakariso ariko ukabona niye nabakobwa twiganye ngewe ubwo urumva nayimize nk'agahungu like bumvaga ko kunshyiramo ni nko gushyiramo simbizi maneko cyangwa ako gatipe katazi n'ibijya mbere sha bari muri ibyo birya berekanana Ntunge ko agiye kubarega ariko oya icyo gihe nari nafashe isomo byabaye nyuma y'icyo gihe cya chef de classe donge bivuze ngo abatipiro bagutinyaga uduhungu nako mwiganaga twaragutinyaga ahubwo ngiye twarakinanaga ngaho n'umupira ibintu nyine bya bindi by'abanyeshuri niba atari mabigi ubwo ndi muri ibyo by'utubiye hafa wasangaga rero ibintu byo kudiraga ngiye batangiye kundiraga ndangije troncome muri troncome nko mu wa 3 ko warukuze semane ariko nari mutoya natangiye secondaire afite 13 umva abandraze mfite nka 15 ubundi abandi bakigira mu wa mbere reka baba babonye muri mixed ngiye nigaga ntaha rero wiga icyo kibazo urumva ko nta muntu warunzi cyane bambonaga ninjira nkongera nkahita nsohoka nenye kuvuga ngo umukobwa mwiza utarateretwaga ubwo yafite icyo kibazo umva ariko niba ari uguhinduka kwanjye kwabaye nyuma urumva n'ibyo byo kwimakiya sinimakiyaga n'abana ako seconde nta makiyaje yabaga mu kamera bya vaseline byo muri faruma bino nibyo mama yaduhaga tugatwara muri Airtel urumva nibyo rero nisi umva twari turi abana ubwa mbere bagutereta byari bimeze gute wumvaga bimeze bite muri secondaire afite ubwo ariko nkumva na même temps sinzi ibyo ari byo karaga hungu nako yari umuhungu ababareri bari mu kirebe iki kiganiro umutipe w'igikara Gerard niba ahubwiye igikara presque nk'iyi shati nyine yari igikara ubundi nkabona sinzi ibye twariganaga cyangwa mu yindi shuri yaraje akubwira ati Michel ndagukunda umva uzi ibintu yankoreye yaranteze like icyo gihe nari nagiye muri interna apimiranya ahantu nkunda kunyura twari tuvuye muri refectoire ninjoro aramagarika ngo Michel ngo hayi ngo meze neza mwese ngo arese ngo ngakubwira nta nubwo yarazi kudiraga nawe urumva yari umwana arese ngakubwira ikintu bane mbwira ati ko nagukunze tuwanyemerera tugakundana nuko twese ko twateka secondaire uko yabivuze ko ni muri nuko nyine ko nagukunze wanyemerera tugakundana ndamureba ndabana ariko se icyo gihe niba narirutse sinzi ikintu nakoze ariko nyine cyo kumwereka ko mitanshaho arongera nyuma yaho ubwo noneho hari kumanywa ariko banza yarakundaga nawe ibintu by'inguni ako inguni zari zigezweho muri secondaire yatibiraga inyagano atari abantu bahita cyane ubwo niho nyuze nanjye akaba arahamagariza nuko birangira gutya narwo twakundanye ariko nyine akajya abwira abantu ngo arakundanye byari byanyaye by'urukundo nyarwo byo gukundana shajira ni muri kaminuza asha no kuba ari urukundo amour scolaire ibintu nk'ibyo ngibyo hahandi ubona umuntu ukenda gusara kabisa ko ni crush wa niga mu wa 5 sha mu wa 5 secondaire byari bimeze bite rero sasa ni wasinziraga oya uretse no gusinzira naratitiraga like najyaga ku ishuri icyo gihe nigaga nabwo nta urumva nagiye nsimburanya kurumva ni Butare iwacu ni Butare yego nkajya rimwe niga nguma mu kigo ahandi nkiga ntaha aho rero nigaga ntaha jera ahantu hose ninjiye ubwo nje nko ku ishuri mu gitondo nkaba ndamubonye umutima ugahagarara
neza sans blague like no kugenda nkumva ntago bishoboye nkabiri ibyuya mu ntoki mbese nkumva sinzi ibyo ndimo I know urumva izo feelings utabuze naho ngo nibiki nibwo nari nkunze like for real ariko yurumva yi crush nyene tuba n'inshuti bisanzwe urwo nirwo rukundo rwawe rwa mbere nirwo rukundo rwa mbere ufata gute urukundo rwawe rwa mbere navuga ngo ni experience nene nta bintu byinshi ndwibukira urumva ni kwa kundi wabonaga umuntu ukumva uramukunze sinavuga ngo twaratandukanye ngo twarakundanye byarijyanye gutyo tu yagezeho nawe ariko arambwira ati ndagukunda ariko nyine bikaba biri aho tu kuko urumva nigaga ntago twabonanaga kenshi no muri vacances urumva akaba yaciyeho nanjye uza no kujya muri kaminuza hatangiye gukundana byo gukundana Année blanche kabisa Année blanche uziko niho navuga ngo nize ibintu byinshi niho namenye ibintu byinshi bitaho niho natangiye kuba baravuga ngo Michel tuzi uyu munsi se ni nka transition nagize uko narangije secondaire niko nagize na transition y'ubuzima bundi niki kidasanzwe navuga ngo wigiye muri Année blanche wa mwaka nyine nibwo bwa mbere nagiye utegereje amanota nibwo bwa mbere nagiye mu kabyiniro nibwo bwa mbere akabyiniro twakagiyemo turangije exeta dusezeranaho nabo twiganye ako byari ibintu by'abanyeshuri byahanga twambaye n'ifu twari twambaye n'ifu urumva ariko muri Année blanche nibwo namenye neza boîte kunywa hangover urumva gukundana n'umusore reka akagusohokana nyine urumva feelings zikazamo bitari byari bya secondaire mubonana gutya like for real niho nize ubuzima bwo hanze kwa unywa bwa mbere byemeze bite byo kunywa usena ubundi hari ukuntu rimwe na rimwe wasangaga mama yajyaga atubuza ibintu byo kunywa n'ibiki ariko tubaze kurangiza nka secondaire baratubwiye ati nimwicare mbagurire kamwe uyu munsi muri abantu bakuru urumva turi majeur déjà turarangije secondaire niko we yari yaratangiye kaminuza ariko we n'ubu ntago anywa ni jewe mama rero tugasangira mbese ni naho ngaho natangiye ariko urumva ntago washobora gusinda of course yaguhaga nk'akarahure ngo ngahumviriza ukuntu bimeze ntangiye kuzigurira rero urabyumva nawe ubwari ubwana nyine urumva like ari umuntu ushaka kuvuta Michel kuki avuga ko nk'inzoga ati ni umusinzi umuntu utekereza gutyo umubwira iki buri wese nyine aba afite uburyo atekereza ibintu ariko njye mba numva as long as uzi ibyo urimo nta wabigushoyemo nta uri kugushukisha ibyo bintu kugira ngo agere ku bindi bintu nawe ukamenya uko wifata ntukore ibintu birenze kuko hari ijambo bajya bavuga ngo ikibisi kikurimo ni ikikuvamo gisohoka voilà ushobora kunywa inzoga ariko ugasanga nta sinisha umuntu sindwanye simenye ibintu sinsebye ngo ngende ngarame hariya ugasanga ni for fun kwidagadura na bagenzi bawe musabana bikaba ibyo ngibyo ku muntu rero uvuga ngo ni ubusinzi nukure azagiye muri dictionnaire arebe ubusinzi bisobanura kubera kunywa n'est pas égal gusinda nicyo kimwe njye mbifata nko kurya nturuke kuko birajyanira nuko kunywa ukarengera kugeza aho umuntu akubaza ngo witwa nde ntubyibuke aho ni ikibazo ariko kunywa bisanzwe ku bantu bakunda gusa n'abatunga agatoki abagore n'abakobwa ati ntabwo bagakwiye kunywa inzoga ejo ndi nakibajije madamu Ingabire Marie Makire ati abo bantu ndabiyamye ati ni gutusha ati icyo umugore akora n'umugabo akagikora nta mpamvu kugira ngo tujye tugishyira ku muntu umwe gusa kumva ko abagore batakwiye kunywa inzoga abagore badakwiye kunywa itabi ati na kera bararinywaga mama bacu ba nyogokuru banywaga itabi igikamba akayago mbese umva genda byibuka rwose grand-mère arrière grand-mère kuko nayifite nyogokuruza umva agatumuraga ubifata gute rero ufata gute umuntu blaminga abagore cyangwa abakobwa kuri icyo kintu nabyita bigese y'amaterbe ni ubuturage
sinabyita n'ubuturage kuko n'abaturage bararinywa iryo tabi ntibarinywa se bararinywa inzoga barazinywa ahubwo mbyita sinaguhiriye zina kweri n'ubujiji cyangwa ubujiji mu buryo busobanutse kuko nyine ntabwo kunywa itabi yego nyine hari ibintu bajya bavuga ngo ku buzima bishobora kwangiza ubuzima nk'izo nzoga uzanye ntuze fact yo kuvuga ngo ni ubuzima like wirinde iki n'iki gishobora kwangiza ubuzima bwawe aho turumvikana ariko iyo utangiye kumbwira ngo winywe inzoga ngo ni icyaha ngo Yezu yafashe amazi ayahindura divayi ntabwo ushobora kuzana ibintu ngo by'idini no kunywa inzoga kuko ngenda umukristo gatolika n'abapadiri divayi baragasoma so ntabwo kunywa inzoga etegare ngo kuba sinzi banumva ari birebire nese mbwira uri free ufite mind iri free udafite ibintu gutega niyo uganira by'umweko nta bintu ujyuhisha uri wa muntu bazi imyaka ukativuga mu buryo buri direct ibyo ntiba bitojwe nandi byaje gute ntabwo ariko twese tumeze navuga ngo ni kubera papa na mama badutoje kuvuga spontane waceceka bagakukubitisha mukurikije uceceka nyiki vuga bese ugasanga twakuze nyine tugomba kuvuga ikibazo ufite ukakivuga aho kugira ngo ubijundike mu kanwa ugomba kwiexprima ukavuga ikitagenda nakuze rero ndi umuntu like kuri spontane cyane ahubwo uko umuntu agenda anyura ahantu mu bantu ugenda wigana none kwigarura kutavuga byose kuko nanone siko bose nkuko bivuze ntago twarerewe hamwe ntitwarerezwe kimwe hari ushobora kuba wabwira uko kuri akagufata ukundi kandi wari uri exprima nyine umubwira ibikurimo so nagiye niga rero kuziga kuvuga uziga yego niki navuga ngo cyatumye wiga kuvuga uziga byanze kunzumva ko papa na mama bagutoje kuvuga ikikurimo by'umweko bana kugufungirana ibintu ni nabyiza bituma ubona ko uri umuntu uri free muri wowe cyangwa uri umuntu bohotse muri wowe udafite ibintu byinshi cyane biri inyuma niki cyatumye none wiga kuvuga uziga hari akantu kakubayeho kadasanzwe singira ngo nakantu kambayeho ahubwo ni ibyo umuntu agenda abona hanze ukabona abantu n'indyarya ukabona abantu uko wowe bagutoje kuvugisha ukuri abandi baguca hirya no hino ukagenda uba desu gahoro rero ukagenda nawe uvuga uti okay ntabwo nzayavuga byose cyangwa nigaragaza uko ndi wese nzayambanza nkwige gahoro nunkundira ubwo uzambona Michelle wa nyawe wa wundi wirekura ukubwira byose ni nkubona ukundi kuntu nkabona ntago tujyanye ubwo aho ari umuntu wigeze kugutenguha muri ubwo buryo oya pas vraiment ariko nyine harafu ngiye buriya sinagiye ngira ibigare cyane ntabwo nigeze ngira ibintu by'ibigare nagiraga inshuti imwe ebyiri kubera iki niko like sinzi ukuntu nabisobanura ntabwo ndi wa muntu wagize influence n'abantu ngusanga bagendera mu bigare cyane harabo twiganaga bigaga mu masection atandukanye tukajya duhurira ahantu hamwe tukaganira ariko bitari ibyo birenze bya bintu usanga abakobwa bakururana ahantu hose ntabyo nagize ni iyihe mico itatu wanga ku bantu uti bino bintu sinifuza kubona ku nshuti zanjye cyangwa ku bavandimwe uburyarya uburyarya buriya bukubiyemo ibintu byinshi harimo kubeshya ubutiriganya ubugambanyi kuko umuntu w'indyarya ntabwo uzi exactement ngo atekereza ate ni muntu ki icyo kintu rero nicyo kintu ndacyanga pe hanyuma ikindi se nikira navuga ngo ni ndayivuga ngo umuntu wishushanya ariko buriya n'uburyarya tujo ubwo ubundi byose bishingiye mu buryarya wanga ikintu cyitwa uburyarya so reka tujye muri kariyeri yawe uyu munsi uri umunyamakuru mwiza uzwi cyane hano mu Rwanda kuri televiziyo na radio wigeze ugira inzozi zo kuba umunyamakuru kuva uri umwana muto ku buryo uyu munsi tuvuga ngo urimo urarotora inzozi zawe cyane ndabyuka papa yakundaga televiziyo yitwa CNN naye ubwo nk'abandi mu bantu nyine bagomba umva gukurikira ariko byasubira ibintu byo kureba amakuru buriya narabyangaga nakundaga desenime n'amafilime uri umwana wo mu bakire umuzehe yaza ngo mukureho ibyo bintu turebe amakuru
ubwo urabizi nyine aba papa rero iyo yabaga atashye twaba tuzi ko tugiye mu makuru ubwo ni rero nakuze rero urumva papa navuga ngo niwe wankundishije gusoma kugira amatsiko no gukunda itangazamakuru ku buryo nageze noneho muri section ya lettres nta kindi nzaba uretse kuba umunyamakuru nta kindi target yanjye ni journaliste ngeze muri kaminuza umva amanota bari bafatiye icyo gihe ndabyibukisha byarambabaje amanota bari bafatiye muri journalisme yari 5.2 atanu n'ibice bibiri yari cyagiye tugira amanota kugera kuri 10 cyangwa 11 kuri 11 ubwo exeta mbona atanu n'igice kimwe singiye muri ubwo nuvuga ko byanze bikunze amanota ni menshi journalisme nta uri buyinye situgiye kuri ama faculté mbona ni 5.2 abana ibi ntabyo nagiye nicara muri journalisme ngera ibyumweru bitatu nandika mfata amanote ngira gute nyine umva narayihaye ariko ubwo bari barampaye ikintu cyitwa anglais kuko nyuma ya journalisme ikikurikira ni icyongereza nyuma y'icyongereza hakaza igifaransa mbese urumva kwiga icyongereza yitegal kuba ko habagamo interprétariat ariko mu wa gatatu hakaza na linguistique donc iyo wagiraga mu wa gatatu niho wahita guhitamo indi option ufata niba ari ubwo busemuzi cyangwa kwiga linguistique littérature linguistique nuko mbonye rero byanze byo muri journalisme amarekuru nkandikiye amabaruwa nkagenda nkajyaza aburi abaregistrere wari uri w'icyo gihe ashobora kubanzi kuko nabikwaga nyine amarekuru nuko ubwo biranga rero byanze njya mu cyongereza ariko naho nabana ni ngombe mbone interpreting aho rero twagomba gukora ikizamini nyine abiga linguistique bo bahitaga bayiguha nyine wageraga mu wa gatatu ugakomeza muri linguistique ariko niba ushaka interprétariat kubera n'ibikoresho byabaga ari bikeya bwa buboro twambaraga ushaka gukora interprétariat utuntu twajyagamo tw'utubooth handi bicara usemura uri nko mu nama usanga rero bafata abanyeshuri bake jera niba naraye niga sinzi ibintu nakoze ariko ndavuga nti ngombe mbone interprétariat usimbure journalisme mbone interprétariat gira imana baramfata abana nawe segere linguistique nayo kuzayikoresha nuko rero ubwo naje kurangiza gutyo ariko urumva ya dream ya nari ifite itangazamakuru byanze muri jewe uza kujya mu itangazamakuru gutese utaragize ni ibintu bisekeje urumva nari ndi mu kazi icyo gihe nari naratangiye interprétariat hari agence nakoragamo y'ubusemuzi na traduction kwa kundi uri muri pause rero ugahita ujya icyo gihe yaragezweho Facebook njya kuri Facebook muri chat zanjye mbona umuntu witwa Aldo avuga imana yanyandikiye ni umuyobozi wa radio Rwanda twe dusanzwe tuziranye nk'iby'Ibutare nyine kaminuza aziranye na muze urumva arambwira ati misha amakuru mu rugo baraho nabani baraho bameze neza ati none se uri umuntu w'izindimi uzi igifaransa ariko hari umuntu nshaka uzi igifaransa uzi kwiexprima akaba yakora ikiganiro hari ikiganiro cyitwaga Generation Grand Lac ati dukeneye umunyamakuru uzi igifaransa kandi ndabazi bamwe ariko nanjye ntacyo mbaye ati ubwo uri kuri chat ati niba wumva ubishoboye uzaze ukore test turebe uburyo uvuga uburyo usoma muri studio twumve genda hari hehe ku Isango 2013 ngiyeyo mpahurira na Jean Lambert Gatare icyo gihe niwe wanyakiriye anyereka studio arangwicara dore uko dukora hano turabizi ndabana ntabyo nzi usanzwe uvugira kuri micro se ntabyo nzi ati se urumva uri interested cyane ndabona ndabishaka cyane ati ngaho fata ijwi twumva ubwo ndasubiramo noneho gahoro urumva icyo gihe bankoresheje test bahita banambwira tuzaze yari nka stage of fait nahise mfata nafashe stage y'umwaka ariko bamemba of course noneho mpita ngenda ntangira ikiganiro cyitwa Isango Relax Time icyo gihe nari simbuye Sandrine Sheje we yaragiye ku kindi gitangazamakuru nuko nkurana na Antoinette niyo ngira tutangira gutyo muri weekend rero umva ariko bigitangira urumva kubera bwa bwo umuntu atamenyereye micro jera
nagiraga ubwoba bwa mikro noneho umunsi umwe Anthony we yararwaye uwo munsi ntiyakoze agati Michel urikorana yewe we numvise napfa ko kaye telefone numvaga ntashobora gukora ikiganiro cy'amasaha 2 ndi jyenyine ngo nakire telefone ngo nongere ngaruke mvuga ibiki n'ibiki numvaga bidashoboka ariko ndagikora kuva umunsi nahise bayanyumva Michel itagaza bakuru n'ibyawe ubwo rero nkajya nkora n'icyo kindi cy'igifaransa nuko natangiye wumvise icyo gihe inzozi zawe utangiye kuzigeraho cyane ngira ngo umunyamakuru na papa cyo yarambwiye ati Michel ibyo washatse urabibonye rero ubikorere byari byiza cyane niki navuga ngo kidasanzwe wungukiye ku isango by'umwe kuri kumwe na Antoinette niyo ngira muri cya kiganiro mwakoraga ndumva mu masasi tuku twagitangiraga nyuma y'amakuru saa 7:15 kugera saa 8 ikintu namungukiyeho buriya wungukiye mu kiganiro cyangwa no kuwo mwakorana Antoinette ikiganiro cye nahungukiye byinshi kuko buriya abanyamakuru nubwo tuba tuvuga ibintu ukamera nkaho wabimetrije ubinywa gutyo ududubiza ariko hari ikintu usigarana buriya hari ibintu byinshi nagiye nunguka kubera amasuje twahitagamo kuvugaho ukagenda ugakora utuntu recherche ugashakisha urumva nagiye nunguka ubumenyi ikintu navuga no kumenya kwisanzura ukavuga iki kurimo ikiganiro nyine kikaba ikiganiro cyubatse hanyuma Antoinette we buriya ni umuntu ari ponctuel ni umuntu ukorera ku gihe kandi ni umuntu wanga kaduruvayo wanga nyine umuntu umuvangira ibintu byo kuvangavanga no kuvuga ngo twaya gukora turi serieuse nta bintu byo kuvanguzanya ibintu by'ukina guki warazaga ukaza uruva twatanya saa 4:15 ariko twahageze nka saa 4 gutyo iyo dutegura tugadiscussinga mbere n'ibiki hari umunsi rero nakererewe ariko ntakerewe ikiganiro kererewe iyo gahunda aganda mwe mwahanje se oya nyine urumva twahuraga mbere yego buri wese agategura ku ruhande rwe twadiscussinze ngo turavuga kuri ibi nibi ngenda ukorera research yawe nkore research yanjye tuze guhuza tumenye ibyo tuza kuvuga uwo munsi rero ndatinda naje niba ari saa 6 zuzuye zibiri yabwiye Antoinette rwose ntabwo nabyibagirwa nawe ari ubusi nabimubwira ngo ati ye Michel burya nibyo nagukoreye nibyo navuze umva naraje ndicara aranyihorera ntiyavuga nyine ndagenda bita mwene Antoine mbabarira nakererewe nafite utugahunda gutya na gutya ati Michel ati iki kiganiro ati ubu bwa mbere n'ubwa nyuma ukererewe ikiganiro ndabona se okay ubwa mbere n'ubwa nyuma ati you have to be serious tera ako kantu kahise kankubita ndabona siko nshishijemo ijisho kuva ubwo niyo najya gusiba nyine nambwiye ati nabivugaga la veille nkamwe ejo sinzabamanya ese ko ntakunda no gusiba cyane ariko urumva nyine nawe yanyigishije kuba strict ku gihe no kuba umuntu w'umurimo gukunda akazi nuko saseruza muri Magic FM kuri RBA ukimara kubona ko baguhaye akazi kuri RBA wayifashe gute mbwira umunsi wawe mbwira urumva wa muntu warose ku munyamakuru none ugeze hahandi twita on top umva zari inzozi zayo kuko mbere nakundaga buriya televiziyo cyane buriya radio ntago yanjyagamo cyane numvaga ko nzavuga amakuru kuri televiziyo y'u Rwanda one day amakuru sintekereza ibiganiro amakuru umunsi rero mbonye akazi kuri RBA icyo gihe rero bayine RBA ariko nkumva kuki ntagiyemo yitwa Oremfora kudire ariko nyine nkumva nyine nageze muri cya kigo n'ubundi byaranshimishije cyane pe numvise ari imwe mu achievements nagezeho akomeye cyane nishimira ku munsi wa mbere uza muri Magic FM urawibuka twabonye umunsi wa mbere nahuye na Anita bwo ari n'ubwa mbere duhuye icyo gihe bari bampaye amasaha ya drive show saa 10 ndaza mpura na Ernesto amubwira ati Ginteri yambwira ati urakorana n'umuntu witwa Ernesto akumenyereze urebe ukuntu bimeze ati ubundi tuzareba uwo munsi nza rero masanga Anita na Ernesto baranyakira Anita we bwarugamiye duhuye nayimuzi ariko tutarahura bya bintu byacu buri wese abakora mu gice cye nuko
Anesto we bwa rubwambere umva ntago nari muzi nuko ubwo nuko nyine baramenyereza numva it's fine nta kibazo uwo rero twahuye hashize nko ku munsi wa kabiri cyangwa wa gatatu simbizi Ernest akambwa ngo haje umukobwa w'icyuho cyangwa Ernest bikavye ndabuzura ngo kandi bambwiye ko ngo ariwe muzakorana abwira wowe Ernest we burya yabaga azi udukuru tw'icyaho utamenya ngo yadukuye niba ari ginta tumubwiraga niho byagendaga gute simbizi yabaga yatumenye nuko turahuye mubona umukobwa w'icyuho kuri akwisango ukabona tugere mfite plante gutya yafite umusatsi y'umuhondo ivanze n'umuhondo ndasi umukobwa none ufite umusatsi y'umuhondo Israel ije ndakira no nagufite n'ijisho ry'umutuku ati Byamaso yanjye buriya kuko amaso yawe atukuye akunda gutukura ubwo rero urumva wambonye naniwe pe nakubonye waranye n'ufite amaso manini byatari hari après midi hari après midi yakurye naze gunda après midi ufite amaso manini none ugakubita umusatsi ubwo tuzakorana cyangwa aho utazashobora n'icyo gitangaje twese turanye Butare twakuriye Butare hari ahantu hamwe duhurira muri Magic tuziranye nenze mukuru wawe mukuru ni waruzwe we ntabwo waruzwe sibyo binakubwiraga ndi umuntu wagumaga mu rugo nyine takunda Loki baho ngaho kandi urumva kaminuza yo nigaga nabwo ntaha sinigeze mba muri kaminuza yego wibukira iki ku kiganiro cyitwa The Rundown bagushyizemo icyo gihe tuduhirira tugitangirana twe tutaramenyerana kuntu tukishakisha ariko flow yahisize byadanje ntago twigeze dutinzamo kuntu byahise biba gutya match kabisa bitabiba mawi nuko sasa rero Michel ubugeze kuri televiziyo Rwanda mbwira rero inzozi zawe zo kuri televiziyo Rwanda za nzozi warose kuva ukiri umwana muto cyane ugeze gutya none ugeze kuri televiziyo Rwanda uyu munsi uri no mu makuru y'igifaransa byemeze bite bwa mbere njya kuri televiziyo Rwanda yari mu kiganiro cyitwa Waramutse Rwanda kandi na gishyashya urumva batubwira bati hari ikiganiro dushaka gukaya kizakiba mu gitondo akaba ari mwebwe mufungura televiziyo do yawe na bazi iryoshye cyane tanyira gutyo umva ari vibe kabisa ku buryo na mu gitondo buriya nazaga nyine numva ari ibintu bisanzwe nkuko umuntu aza saa 6 cyangwa ryari ntago nananirwaga cyane en plus abizi ko nakoraga icyo ngicyo nkakorana n'injoro muri Rundown ariko kubera kwa gukunda ikintu ukumva birakuryoheye nyine ari n'ubwa mbere sinigeze ngira ubwoba buriya bwa kamera cyo kintu gisekeje ariko kuri micro hora byumva radio buriya ariko yanyigishije ibintu byinshi urumva nahise njya kuri televiziyo naramaze kumenyera noneho public numva nta bwoba na kamera nkumva nta kibazo ndi kubwira nka mugenzi wanjye nyamara ari kamera na Bazile nawe urumva nawe twahise twuzuzanya byihuse nicyo kiganiro cya mbere nakoze kuri televiziyo nyuma kirarakivaho nkora ikindi aricyo ngiye nahise nkorikira nahise mpagarara nakomereje kuri radio nyuma nza kongera ubu ngubu ndi mu makuru rero igifaransa ndetse ni ishya ikiganiro cyiza cyane nuko Michel mbwira uri umwe mu bantu ukunda kubwirwa ko ari beza ndabizi igihe nawe tumaze igihe kinini cyane dukorana imyaka ni myinshi turi inshuti tubyite gutya ahantu uri mwiza ufite isura nziza mbwira kubona none comments turutse kuri televiziyo niko ubifata gute izo commentaires ziturutse kuri televiziyo bakubwira ko ubikora neza bagashyira ku kantu k'ubwiza ubifata gute ni compliment nyine nk'izindi narabishimaga nyine ariko nkumva kuri jewe kuba mwiza sibyo nshyira imbere numvaga umuntu umbwiye ngo ushango ngo mu kiganiro cyangwa uri mwiza numvaga bimbabaje urabizi kuri mwiza se ndabizi kuri kumbaza ubu rero wabwiraga mu kiganiro ngo kiganiro ngo wambaye neza ngo urasa neza ngo uri mwiza byarambabazaga nahitaga numva yuko icyo wabonye cya mbere nubwo bwiza gusa ariko ntiwumvise ibyo navugaga ntiwakurikiye ikiganiro neza urumva ariko umuntu wambwiraga ikiganiro mwakoze kirimo ubuhanga cyari giteguye neza aho ngaho nahitaga mvuga nti abantu benshi babuza ako kantu kuko babwira ati uri mwiza kuki wowe bakubwira kumva ibindi nyine mpita numva uranabyane wango elle belle mais blonde numvaga ari nkaho umbwiye uti uri mwiza ariko mu mutwe nothing nta kintu kirimo mbese duhuye gutya ukambwira ati Michel wambaye neza
uri mwiza aho ni bon ariko uzi kubimbwira mu kiganiro wenda nari ndimo nkora cya debate cya politique ugahita umbwira ngo Roba robaga wapi ntageze kuri ya ntego nshaka iyo umuntu akubwiye ngo uri mwiza ubundi mu busanzwe wifata gute ni compliment umaze kwimenyera mbese si kwifata nka compliment gusa mbere naratinyaga nkajya ngira isoni jara buriya uzi ko nije vuba kureba umuntu mu maso like gutya nyine nka kureba gutya tunazi kurame kuba kureba batujya mu maso yaratukuye niho nahitaga like nkureba gutya bije vuba ariko ubundi naragira gutya ngo ukirebera hasi kubera iki nyine kubera nk'ibyo by'amakompliment byatumaga ngira isoni bigatuma rero ntavuga ibindi nkuko nabishakaga ariko ubu ngubu nsa nk'uwabimenyereye nyine ndabona ni merci wamenye ko bakubwira ngo uri mwiza ndabona ni merci ariko si ntago ari kenshi babimbwira cyera batagira ngo ni buri munsi ntago ari buri nibigenda ari okay no mu comment muze kubishyira muto muze kumubwira ko ari mwiza oya atavuze kuvuga ibindi bitari mbwira ni igice kihe bakunda kukubwira ko ari kiza kuri wowe amaso manini wowe icyo ukunda cyane ni ikihe kurenza ibindi byose visage yanjye muri rusange ni ikihe udakunda cyane ubwira Imana ati iki kintu Imana kuki utigeze ukirema gutya ibicece ariko umva nagiraga complexe mbere mfite amaguru maremare ananutse yego noneho muri secondaire nyine bajyaga bangita ngo akanyoni oya genda kwenda nari nanutse urumva n'akantu ko kumera nk'abahungu ntabere nagira nyine n'agakobwa karekare k'utuguru nyine duto turaho mbese urumva ubu rero nyine naje kwiga kwakira mes défauts kwiga kubana nazo nubwo nyine bavuga ngo rimwe na rimwe hari igihe ugira ako complexe ariko urongera ukigarura c'est ça l'essentiel kongera kwikunda kutumva ko utujuje ibyo ushaka Imana yaba ari twege twirema nibaza ko ntari kuba ameze gutya kuba naravanyeho ibindi nkabyongeraho ariko nyine n'Imana yarashimye uburyo yaturema yego byanze kunze tuba tugomba kwimenya nibiki bitatu wiyiziho nawe wikundaho physique cyangwa mu mico n'imyifatire ndi umwana mwiza cyo nkiziho ndi inshuti nzi kubanira abandi ubwo umwana mwiza ubwo bivuze ngo uri kind yes ngira ubugwaneza kwa cyakoze nzi no kubanira abantu neza ibyo bibiri nta cya gatatu se nakubwiye kubanira abandi nyine icyo nanjye nagihamye uri n'umukozi ibyo nkorera abandi uri n'umukozi no karite zawe wiziho eshatu ibyo bibiri ndabivuze ndi n'umuhanga uri n'umuhanga uri umuhanga ukaba n'umukozi icyo nanjye gikongereyeho merci ikindi sasa rero defo zawe wiziho eshatu ni izihe usene eshatu defo niyiziho nkora ikintu cyitwa procrastination bishatse kuvuga iki gusubiza ibintu inyuma buri gihe like ugasanga iki ariko ubu ndimo ndabikosora ubundi wasanga nigize igihe inyuma rimwe bikancika ibintu opportunité nkayabura kubera iki kwa kundi uvuga ati apo nzaba mbikora nejo kwa kundi udakora ikintu ugomba gukora muri ako kanya ngo kive mu nzira ujye kubindi ugasanga buri gihe ugomeza ukwedura ukazajya kwiratrapa ku munota wa nyuma niba ari nko kwiga ugasanga ugiye kwiga ku munota wa nyuma niba ari nko babyita gutera ipine mbese iyo kintu niyo defone yiziho pe ubundi rimwe akandi kadefungira arigiye ngira desordre umva itabaho nko mu myenda yanyu ugasanga koko n'umuntu abyuka mu gitondo ashakisha imyenda ugasanga ariko nyine iyo mbonye akanya nka weekend nkongera nkabipanga ukayipanga n'akahe gakosa ugeze gukora ukiri umwana muto cyane n'uyu munsi ujya usubiza amaso inyuma ukiseka nkiseka se nakahera shana ko wazana umuntu uri boring ari sure ariko nyine hari umunsi twazerereye papa yaradukubise icyo gihe ndabyibuka yafashe ya meza urana ya meza yo hagati mu ntuze muri za ntebe muri salo bisanzwe yafashe imeza arayideplasa
ati ngaho ni muryame hasi ndego urabyumva nawe icyakurikiye kubeta gusa se tanza ivuga umwaka utaha ubundi papa yadukubitaga gake umva inkoni za papa nzizi nka kabiri ubanza ariko yagukubitaga yarashishuraga yakoraga mesheke y'indi myaka yose atakoze mama niwe wakunda kuduhana ariko papa we umva niyo souvenir mfite ukuntu yo kuzerera ugakubitwa ni iki cyagushimishe kurenza ibindi byose mu buzima cyanshimishije ni ugutsinda exeta nibyo byishimo bya mbere navuga ngo nagize nka achievement gutsinda exeta kubera ari ukuntu urabona twiga lettre urabizi ko badufatiraga ku manota ari hejuru nkumva kugira ngo nzabone kaminuza mbone bourse numvaga ari nk'inzozi ziri kure cyane na papa kajya ati mishe ayushuwa kuzabona bourse ugomba uyibone yego ntabona amafaranga yo kwishyurira privé naye ndabyiga koko niyo fierté like fite ya mbere ni iki cyakubaje kwenza ibindi byose ikintu cyambabaje cyo bitubabaza ko bitabura ariko igisumba ibindi ndi kubona ntacyo nta gihari kuko nyine ndi umuntu uri positive ukuntu ku buryo ni ikintu kibaye kibi ngerageza kukibyazamo ibyiza ni cyo umugabo yagukorera ukavuga uti akani wabo kandi wabo yatemera yibuka akani wabo kandi wabo urabona imbere hari ukuntu baba ngo ikiritero karisama ariko yaba ngo na divorce yewe ankoza wari mwe gusa ngo nahita ngenda agukubise ankubise ariko uyu munsi nabaye ankubise naye namwishyura mwe tukareba ayishwa gwiki ayishwa ntabwo ndwana ariko nanjye ntunkoreho umugara ndetse gukoza gake wamujifura kandi biceceke atazamfunga ntacyo nakoze okay mbwira ariko naga violence ntabwo ndi umuntu uri violent ukuntu niki wangira umuntu umugabo imitwarire ujya ubona nko ku bagabo mu rugo bishoboka ko atari uwawe ariko ujya ubona muri rusange ikintu cy'ubumaco ikintu cyo kumva yuko ejo nahoze numva ikiganiro kigaruka ku burere bw'abana bavuga kuri ibi bintu by'imyambarire bituma abantu uyu munsi ngo biyandarika noneho umugabo umwe arahamagara hari kuri radio ati jewe ati do ntaha saa 10 ati nta ninjoro umugore wanjye yatashye kare yatashye saa 10 ati rero uburere bw'abana umwana wanjye apfuye ni umugore nabibaza yenda kumva nyine ubwo abari barimo n'abanyamakuru bano yari ikiganiro cya Anne niwe mwiza yego nuko n'abatijara bose barimo bariyamira nawe urababona rero bati ngwiki nguvuze ngwiki ngo uburere ngo n'ubwande ngo n'ubw'umugore atari ahubwo umwana napfa icyo kintu uzakishinja nk'umugabo uzaba warabyishe warakishe kuko gushaka ubuzima ngo uri kushaka imibereho y'umuryango wawe wiyibagije ko ufite abana hariya ugomba kutaha kugira ngo muganire ubabaze uti mwiriwe mute umenye ubuzima bwabo ukabiharira umugore wawe umwana ni uwa se na nyina ni umwana w'umugabo akaba n'umwana w'umugore icyo kintu rero njya nkibona ku bandi bagabo bamwe basanga kumva ibintu byo mu rugo ni by'umugore ni ubishinzwe iyo gipfuye ni icy'umugore umwana iyo avuyemo ikirumbo ni uw'umugore ukibaza wowe wari uri hehe uwo mwana apfa urumva rero nyine ni ibintu nk'ibyo ngibyo misho uyu munsi navuga ngo tugana ku musozo reka nibagirwe ikintu yenge kukubaza tugana ku musozo navuga ngo ubona umugore w'umunyarwandakazi tubyite gutya ukuntu dushushanya umugore w'umunyarwandakazi yagakwiye kwitwara gute mu rugo rwe kugira ngo rube rwiza twavuze ku mugabo none umugore w'umunyarwandakazi mwiza yakwitwara gute sinavuga ngo ni umunyarwandakazi gusa reka tubyite umugore mu rugo rwe yego akwiriye kurumenya de fond en comble no kuva akarumenya mu nguni zose zigize urugo ukamenya ngo uyu munsi umwana yariye se ibiryo rasiyo igeze he
kuko urumva muri no minsi turi abantu bakora ntago twirirwa mu rugo ngo usange tuhora mu rugo hari ibyo tubona hari biducika nk'abantu ariko nibura ukamenya kubihatrapa ukacishamo ugakora controle nyine reka ukareba se bya bintu bimeze bite ese aho ni hari ibintu bagiye bahishahisha abadufasha mu rugo hari abakora amafuto urabizi nyine ugasanga rimwe na rimwe rero wiroturuvye ibintu byaragusize ugomba kumekinga sure ko controle iba ihoraho kandi muri byose haba mu buzima bwawe n'uwo mwashakanye haba mu buzima bwawe n'abana haba muri rusange bibera mu rugo ukabimenya kuko bavuga umutima w'urugo so niba uri umutima w'ikintu uvuga ngo uri centre y'ikintu iyo centre rero ugomba kumenya ibiruzengurutse byose ukamenya uko byifashe Mishe wakoze kubana natwe urakoze cyane